Yes, ni umukobwa wirabura, uburebure buringaniye, imisatsi yirabura, n'inseko ku maso ye itagiva ku maso yiwe. Uwo nta wundi ni Sherry Silver, umubyinnyi karundura kabuhariwe mu Rwanda. Ukunda kubona amafoto y'uwo mukobwa rero ukibaza ngo wagacira habwa mu Rwanda ubundi kangana nuko tumuzi. Ese yaje ava hehe? Ese ko bavuga ko ari umubyinnyi kandi nkabona ajya kubona mu mavideo y'aba trending artist mu Rwanda. Ukaba wibaza impamvu utamubona mu mavideo y'aba The Ben babyina akatabyina n'aba Bruce Melody. Ukibaza ngo n'ubundi ni ukubera icyo afatwa nk'umubyinnyi ukomeye mu Rwanda cyangwa se agahabwa agaciro. Ibi rero nanjye byatumye nkugirayo mushakira amakuru kuri Sherry Silver, umubyinnyi ruranduranwa kabuhariwe muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ubundi Sherry Silver avukira mu Rwanda rwa Gasabo ku babyeyi bombi b'Abanyarwanda, akaza rero gukurira mu Rwanda, ariko akimara gutangira gukura ese ajya muri UK cyangwa se muri United Kingdom mu Bwongereza. Aho rero niho yakuriye mu mujyi wa London, niyo mpamvu n'ikinyarwanda cye kiri hasi kuko yagiye akiri umwana. Yes, kandi amashuri yiwe yisumbuye n'amashuri yibanze byose yagize mu Bwongereza cyangwa se mu United Kingdom. Rero ngibi tubitindaho cyane, aho reka twigire kuri kariyeri yiwe. Ari uyu munsi tugiye kwibandaho kariyeri yo kubyina. Ubundi kariyeri yatangiye gute? Kariyeri yatangiriye aho ngaho n'ubundi yigaga muri United Kingdom cyangwa se mu Bwongereza, aho yatangiye abyina. Ari umubyinnyi afite classes yigira mu kubyina, amaze kubona maîtrise ashinga class yiwe. Niho rero yatangiye kubyina, atangira gushakira connection, yubaka izina ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi muri rusange mu kubyina. Aha rero Sherry Silver ubundi aranzwe n'ibikorwa bwa kimuntu cyane, kubera yuko yanahawe n'igihembo cya Peacekeeper cyangwa se igihembo cy'umuryango w'abibumbye gitangwa kubera kurinda amahoro no guharanira kubana neza n'uburenganzira bw'abaturage. Rero iki ngiki yaragihawe kiyongera ku bindi asanga ngo bya kariyeri yo kubyina. Uri kariyeri yo kubyina rero tuyigiyemo cyane yo yaba ndende cyane, kubera ko uyu mubyinnyi afite ibitendo bitandukanye yihariye ku isi ndetse no mu Rwanda no muri Afurika muri rusange, kuko uyu ni umuhanzi mu bijyanye no kubyina. Hari ababyinnyi hakaba n'abahanzi mu kubyina. Iyo bavuze umuhanzi mu kubyina ni umuntu uba ufite dance creating cyangwa se imbyino ahimba cyangwa se yegeranya bikabyara imbyino imwe nziza. Rero ngibi ntabwo tubitindaho, tubaza kuvuga ku mbyino yahimbye ku ndirimbo bita This is America y'umuhanzi w'umunyamerika bita Chadis. Iyi ngiyi ni yaje kuba breakthrough y'uyu muhanzi cyangwa se uyu mubyinnyi kuba yamenyekana ku isi yose muri rusange. Iyi mbyino rero yahimbye mu mwaka wa 2018 indirimbo bita This is America ubwo yasohokaga, niyo yakoze choreography zayo. Iyi choreography rero zaje gukundwa cyane, bimuhesha n'ibihembo bigiye bitandukanye hariya mu mugabane w'Uburayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahabwa igihembo cya MTV nk'umubyinnyi mwiza wahimbye imbyino igakundwa ku isi yose muri rusange. Rero niyo mpamvu yabanje gutrendinga muri Afurika ndetse no ku isi yose, bitangira no kumuhesha ibiraka bindi bikomeye. Angana kuvuga ko ajya akorana n'abandi bahanzi bakomeye cyane nka Rihanna, nabo bagiye bakorana kuri stage. Yakoranye na Burna Boy mu bitaramo byo bya Coachella yari yamakoreye hariya, nabwo bamukora stage performinga. Uyu muhanzi rero cyangwa se uyu muhanzi w'imbyino w'umunyarwanda ni umuntu munini cyane, agiye akorera n'ibigo bikomeye cyane. Angana kuvuga ko yakoranye na Nike ngiyi ni brand y'imyenda n'inkweto ikomeye cyane ku isi. Bakoranye ayikora publicité, ahimba imbyino ijya muri publicité. Kandi si ibyo gusa, uyu muhanzi nanone cyangwa se uyu muhanzi w'imbyino nanone yakoranye n'ibindi bigo bikomeye cyane. Ahangaha nakubwiramo nk'ikigo cyitwa Touch Magazine, nawe yabakoreye publicité y'imbyino. Yagiye akora abahanzi bakomeye cyane nka ba P-Square, akorera abahanzi bakomeye cyane nka ba Tekno Miles wo muri Nigeria, ndetse no mu Bwongereza agiye akorana n'abahanzi bakomeye baho nka ba Ed Sheeran. Muri Amerika akorana n'abahanzi bakomeye baho barimo Beyonce, akorana na Rihanna, akorana n'abaraperi bagiye batandukanye nka Kendrick Lamar. Mu Rwanda barakoranye, akorana na Chadis bakoranye This is America, akorana no bita Bad Bunny. Abantu bakunda Latino music baramuzi cyane, ni umuraperi uhagaze neza. Ngira ngo uyu Bad Bunny wanakomeye cyane kuko ari mu bantu yigeze kwiharira chat bwa mbere, mu bantu bumva cyane kuri Spotify ku isi hose, ukizemo abahanzi bose bagiye bakorana abakoretinga choreography. Rero uyu Sherry Silver yaje rero kwamamara, arakomera, aranavuga rikijyana. Yagiye ahura n'abayobozi bakomeye cyane kubera kubyina, aho yagiye ahura na Papa, yahuye na Bill Gates bagiye kuganira ku iterambere, yahuye n'abantu bakomeye cyane. Sherry Silver rero ni umubyinnyi w'umunyarwanda ariko ufite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akaba yarakuriye mu Bwongereza ariko yaravukiye mu Rwanda. Rero uyu mukobwa ntigeze hari ibyo ngibyo. Ku myaka 30 y'amavuko amaze kugira size ngizi,
yagarutse no mu gihugu cyaturubyaye agaruka gushaka ukuntu yateza imbere ibintu bijyanye no kubahira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse no kugarura amahoro, kandi anatangiza no kubyina mu Rwanda. Urabizi ko afite Sherry Silver Foundation. Nkubwire ko Sherry Silver Foundation itangiye nayo gukomera, ni itsinda ry'abana bafite impano zigiye zitandukanye anafasha, tangiye gukomera muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange, aho yatangiye kugenda ikora amatuwa ivugana n'abahanzi batandukanye bakora performance, nayo muri iyi minsi ihagaze neza. Rero uyu Sherry Silver ni umunyarwanda ukorera mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange, uri kuzamura neza ibendera ry'abanyarwanda. Rero wajyaga wibaza ngo Sherry Silver ngo ni uwahehe, kuki se mbona bamuhereza vari afite ibendera ry'abanyarwanda? Ni umwe mu babyinnyi beza isi ifite, kandi akaba ari proud y'igihugu akomokamo, akaza no gusubira inyuma akaza guteza imbere igihugu cyiwe. Ni umukire, afite akayabo k'amamiliyoni menshi cyane yakoreye, arangije kuyakorera agaruka mu Rwanda. Rero Sherry Silver ni uwo nguwo nari nabateguriye. Rero kandi nanone uri gukora subscribe, like na share, utange na comment.